Yes, reka ngusuhuza kandi nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose nkurikiye kuri Mensah TV. Nizere ko bimeze neza cyane, nizere ko ibintu birimo gukunda kabisa, nizere ko umeze neza cyane. This is your boy Big Bera Fabiano Mensah live hano kuri Mensah TV. Nkabanje kugeza ikiganiro cya mbere mu gace nise Film Zone, aho muzajya mukurikiramo amateka agiye atandukanye y'ibyamamare, abakinyi ba filime bagiye bakomeye cyane. Muzajya byose mubyumva hano muri Film Zone kuri Mensah TV uyu munsi. Uyu munsi rero mureke tutangire ku mukinnyi w'icyamamare ukomeye cyane, umukinnyi wakinnye filime nyinshi zigiye zitandukanye ziremereye kandi zakunzwe n'abatari bakeya ku isi. No umukinnyi akaba yitwa Peter Mensah. Peter Mensah rero akaba ari umukinnyi wa filime w'icyamamare w'umunyegana w'umwongereza uzwi ku izina rya Amwe, izina yakinanye muri filime yitwa Spartacus. Spartacus yaciye ibintu ku isi hose, muri rusange abantu benshi bagiye bayikunda. Peter Mensah rero akaba ari umukinnyi ufite impano yihariye mu gukina filime z'amateka ndetse na filime z'ibikorwa, action movies ndetse na historical movies. Usanga bikina neza cyane mu by'ukuri iyo yahawe role runaka muri filime. Ikindi kintu Peter Mensah azwiho nuko ari umuhanga mu mikino njyarugamba. Peter Mensah yavutse ku itariki ya 27 Kanama 1959, avukira ahitwa Isira muri Ghana mu karere ka Bono. Peter Mensah rero ababyeyi babimukiye muri England cyangwa se mu Bwongereza akiri umwana mutoya, aho babaye Central Bar hafi ya London. Isa akaba yari engineer cyangwa se engineer, naho nyina akaba yari umwanditsi w'ibitabo. Peter Mensah rero akiri umwana mutoya yakundaga sport cyane, by'umwihariko agakunda karate, ari nayo mpamvu afite imyaka 6 aribwo yatangiye imyitozo ijyanye na karate. Iyo myitozo rero yo gukina karate yaje kumufasha mu mwuga wo gukina filime, kubera ko akunze gukina n'ubundi role zisaba ubuhanga mu mirwano. Uwo ni Peter Mensah. Peter Mensah rero yatangiye gukina filime mu mwaka w'1995, aho yagaragaye muri filime y'uruhererekane yitwa Nancy Drew. Nyuma yaho yakomeje kwitabira cyangwa se kugaragara mu filime agiye atandukanye, twavugamo nka Tears of the Sun yakinnye muri 2003, aho yakinnye ari kumwe na Bruce Willis, umukinnyi wa filime nawe uhambaye nzabagiza amateka ye. Kandi yagaragaye muri filime yitwa Hidalgo muri 2004, yagaragaye kandi muri filime yitwa 300 muri 2006, aho yakinnyemo no mu diplomate wa Policia, aho yivuganye King Leonidas. Peter Mensah kandi yagaragaye muri filime yitwa Incredible Hulk muri 2008, agaragara ndetse muri Avatar muri 2009. Ibi bikaba byaramuhesheje kumenyekana cyane mu bakunzi ba sinema cyangwa se filime muri rusange. Peter Mensah kandi yagizwe icyamamare cyane na filime yakinnye mu yitwa Onomas, filime yitwa Spartacus, aho yakinnye ari umutoza w'abagladiator. Akaba yaragaragaye mu bice byose by'iyi filime, hari cyitwa Spartacus Blood and Sun muri 2010, Spartacus Gods of the Arena muri 2011 ndetse na Spartacus Vengeance muri 2012. Muri iyi filime rero yitwa Spartacus, Peter Mensah yakinnye mu yitwa Onomas. Role yiwe yakinnye neza, bimugira umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane n'abafana ba filime cyangwa abakunzi ba filime z'uruhererekane ku isi hose muri rusange. Spartacus rero ntabwo ariyo filime yonyine y'uruhererekane Peter Mensah yagaragayemo, kubera ko yagaragaye no mu zindi filime nyinshi zigiye zitandukanye, aho twavugamo nka Star Trek Enterprise, Witchblade, Lady Hunter, agaragara muri Terminator The Sarah Connor Chronicles, True Blood muri 2012, ndetse amoneka nanone muri 300 nakubwiye haruguru yitwa Rise of an Empire muri 2014, ndetse agaragara no mu yiswe The Scorpion King Book of Souls muri 2018. Ibijyanye n'ubuzima bwite bwa Peter Mensah ntabwo akunze kugaragaza byinshi ku buzima bwe bwite, ariko bizwi ko ari umuntu ukunda kwitoza sport cyane ibijyanye na
martial arts cyangwa za karate ndetse n'imikino njyarugamba, ndetse iyo myitozo ikaba ikunze kumufasha cyane mu gukina filime z'imirwano, kandi akaba akunze gukina role y'abantu bafite ubwenge, abantu b'abahanga. Peter Mensah rero azwiho kugira ijwi rirerire gusa rituje, bigatuma rero ahabwa inshuro nyinshi role z'abantu b'ingenzi muri filime runaka baba bakinnye kandi bafite icyubahiro n'igitinyiro. Mensah azwiho gukina neza role z'abantu b'intwari, abagabo b'intwari, abatoza b'abasirikare bakomeye cyane n'abajenerali. Ibyo byose role ye zihawe zimeze gutyo azikina neza cyane. Peter Mensah rero hari bimwe mu bikorwa byamugize umwe mu banyafurika b'abakinnyi ba filime b'icyubahiro kandi bakunzwe muri cinema cyangwa se muri filime muri Hollywood. Ibyo bikorwa rero bikaba byaragaragajwe nuko ari umwe mu bakinnyi b'abanyafurika bamenyekanye muri filime zikomeye ku isi, ndetse akaba afite impano mu mikino njyarugamba, akaba afite ijwi ryiza rituma akina nk'umuyobozi cyangwa intwari muri filime runaka. Akaba kandi yaragize uruhare runini cyane mu gukundisha abantu filime z'amateka cyangwa se historical films or historical movies. Ibi byose bikaba ari ibintu bimugira umugabo wa danje cyangwa se umugabo ukomeye cyane cyangwa umugabo uhambaye mu ruhando rwa filime ku isi cyangwa se mu ruganda rwa sinema ku isi cyangwa se muri filime ku isi muri rusange. Peter Mensah rero akaba ari umukinnyi wa filime w'icyubahiro muri filime nyinshi zigiye zitandukanye z'amateka. Impamvu rero ni ukubera ko kuva mu bwana bwe yakurikiranye ibijyanye na filime kandi agakunda ibijyanye n'imyitozo ya karate cyangwa imikino njyarugamba, kugera ubwo byamugejeje ku nzozi ze zo kugera muri Hollywood, aho yatangiriye gukina filime ndetse n'abandi bakinnyi ba filime bagiye batandukanye bagiye bakomeye. Peter Mensah rero akaba ari urugero rwiza rw'umuntu witangiye ibyo akunda. Itangira ibyo ukunda uzagera ku nzozi zawe. This is your boy Bigra Beda Fabiano El Santana, iyi ni El Santana TV, ndetse iyi ni Film Zone. Tuzasubire muri Film Zone y'ubutaha. Ciao ciao.